muyazamure. Mufate amaboko ye muyazamure. Mufate amaboko ye muyazamure. Uhereye akakanya. Byaba ngombwa rero tukagera kuri polisi bakagira gute bakambaza ibyo bambaza, yaba wenda ari amafaranga y'amakorano twari dufite, hari uburyo wenda umuntu yazimizaga akagira gute agahita abura, cyangwa wenda umuntu akagira gute agakoresha izo mbaraga y'amafaranga agahita ashya babireba ntibanayabone neza. Njyewe ntorereka mubwire, nabanye n'abagore ntazi, ryamana n'indaya ntazi, haba mu mabuwate na hehe, wenda n'amagini yari arimo sinahabimenya. Nk'uko abivuga niwe muntu wagize amafaranga menshi. Ngiye mu bantu yahaye n'iyo diyama, ndahari imbere gishinzwe umutekano n'iyo diyama, murangira n'abakiriye. Yakoraga amazahabu, yagiraga ate, mwarahuraga, yagukoragaho n'umukobwa uko wabusa kose ugahita umukurikira. Yazanaga abakobwa b'abazungu, urugune twabonaga abakobwa b'abazungu bwa mbere ku ishamba bamukurikira akangari. Mbaye wa Yesu, 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 vuga ngo Yesu, Yesu ndakwemeye, ndakwemeye mu buzima bwanjye. Kandi iri jambo n'uryubaha rizakugezaho utatekereje. Ndi mu bantu mwaka gace amaze kuzenguruka ibihugu bitari bikeya. Ndi mu bantu iri jambo nararyubashe rimaze kujyana mu ndege inshuro 12 uhereye aka kanya. Agora ela vai vir mais. Ubwo bubata bwa shayitani ni ukuvuga ngo twakoraga ibitangaza bitandukanye, ariko izo mbaraga zidaturuka muri twewe, ahubwo ari imyuka mibi idukoresha. Njye ni wa muntu uyu warabizi yari ashinzwe umutekano n'abazirima, hari igihe na leta yabatumaga kuza kumfata kandi bakangeraho bagasubirayo bavuga ngo bambuze. Ubu rero no kubiri rugaterana gukohereza abantu baza kumfata, bangeraho bakambura, nashaka kwigaragaza wenda bamwe bakishima bakavuga ngo twamufashe kandi ari igihe wabishatse. Byaba ngombwa rero tukagera kuri polisi bakagira gute bakambaza ibyo bambaza, yaba wenda ari amafaranga y'amakorano twari dufite, hari uburyo wenda umuntu yazimizaga akagira gute agahita abura, cyangwa wenda umuntu akagira gute agakoresha izo mbaraga y'amafaranga agahita ashya babireba ntibanayabone neza. Ibyo ni ibintu byagiraga gute, ni ibintu byabaga. Ubwo rero sohoka nsubire aho tuvuye muri ino minsi. Mvuye muri gereza nari mazemo imyaka 10, ariko Imana yanjyanyeyo, ntabwo ari byo bijyanyeyo nangwa ibindi bintu, imbaraga z'Imana zanjyanyeyo. Banambaza n'amazina yanjye kugira ngo nyavuge, aho kugira ngo mvuge izina ryanjye, ahubwo naravuze ngo nitwa uwo nkunda Amosi. Muri Bayibuli niho hari amagambo avuga ngo uwo nkunda namucyaha nkagira gute, nkamugira inama zigize gute, zikwiriye abihana. Ibyo byo byabayeho. Njyewe ubu reba nigeze kugerageza, ariko ubuzima bari batangiye kuvuga burundu, nyuma yaho birakomeza bigera ku myaka 10,
ariko wareba n'ukwezi kumwe kumara muri gereza avuga se ibi byazarangira ryari, ndavuga ngo reka niyahure noneho ubuzima burangire burundu. Ibyo narabikoze mfata ibinini 40 bimwera icyarimwe. Byabiniraho kugira ngo winyice byagize gute, nahise mwiruka byose kugenda bikajya binanira, ariko ntawe ni muntu waje kumenya kuko nari bikoze saa 7 za nijoro. Urumva gusinzira ngewe ntabwo nari bigize gute, ntabwo nari nasinziriye. Imana irakomeza igira gute, irandinda. Noneho muri uko kundinda ndavuga ngo Imana noneho nunkura muri gereza nkabona ni muzima, nzagushimira imbere y'abantu mu mbaga nini cyane. Ibyo rero Imana yarabikoze, ubu ndi hano ni muzima, maze amezi 2 n'igice. Urumva ndacyari mushasha, ariko hari byinshi nshaka gukora kandi nkorera Imana yagize gute, yandemye. Sinifuza kugira gute gusubira muri bya bindi, muri za ngeso aho amaze gusohoka. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, benshi hari naho nanafatiwe kugira ngo mubone ibyo bitangaza ukuntu byagendaga. Imana yari inshaka, baza kumfata natangiye guseka cyane, haza inzoka nini cyane irwanya abantu, ariko imbaraga z'Imana ziranesha barayica. Ubwo nanjye ndatuza, baranjyana. Bamaze kunjyana rero, nyuma yaho nibwo za mbaraga z'Imana zakomeje kuza kuri njyewe. Naba ndyamye muri gereza nkabona ndi imbere y'abantu benshi cyane, ndi kubabwira kavuga se Musilamu ntabwo tujya imbere y'abantu ngo gushima cyangwa ibiki kireka yurishe cyangwa urema ahantu runaka, kandi mu gihe kano kanya ntabwo byagira gute, ntabwo byashoboka. Ariko byari hehe? Byari hano muzi. Ejo pastor twari dufitanye purani yuko ndi bugere hano, Shayitwani arabyitambika. Uyu munsi bwo naje ntanamuhamagaye. Ubwo n'umugabo yahaguruka hariya, ndamubaza ngo ugiye kwa Sekazuba. Tugise bimeze biti, ugiye kwa Sekazuba? Ndamubwira ariko nanjye hari gahunda twari dufitanye, kanzegere gute tujyane dufatanye urugendo. Twamanukanye rero, aratangira ambwira uburyo yageze hano, Imana imuhindurira ubuzima, hari n'andi masezerano Imana ikigize gute, ikigufitiye. Nyuma y'ibyo njyewe namubwiye ngo njyewe nta mahoro nshobora kugira ntakoreye Imana nk'uko ijya ibinsaba. Njyewe ndi mu mujyi, nigeze guhura n'umudamu, arambwira ati ngo tugera no mu rusengero gake, nitwaye tunaziranye turajyana. Tugezeyo nyuma yaho muri korari baza kuvuga ati wa musore, icyo gihe imyaka 10 uyigabanyije ukareba icyo gihe uko nari meze, nari nyiri umusore, bigaragara ko n'umusore. Wa musore w'Imana ishaka kwikorera, kandi utayikorera uzahura n'ikigeragezo gikomeye muri ino minsi. Ndavuga ngo urangije bari kubona ngo Umusilamu bashaka kugira ngo kugira noneho kugira ngo ubone ko ari byo, nagiye Nyagatare kubera ko famiye yanjye ubundi tuye Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Naje kuba ndi kuri moto, nkora impanuka ahantu bita Butare mvuye muza Rwempasha. Nagiye kureba nsanga bashangazi barimo bararira, ndavuga ni buriya byanze bikunze cya kigeragezo n'iki. Ntabwo ariko byagenze. Muri iyo minsi ntangira gukira kuri izi muvu mubona hano gutya mu maso. Naraje ndatega imodoka ngeze Nyabugogo. Uwo munsi imvura yari iragwa, imvura ari nyinshi cyane, n'imodoka zisa nk'izabuze. Naremeye ngewe ngira gute, mfata tagisi vatiri. Amafaranga byo narayabahaye, ntabwo byagenze nka mbere. Bundi mbereho turi muri za mbaraga, njyewe iyo nagutegaga cyangwa nkaza muri botike yawe, aho kugira ngo muhishuri wowe wambaga we bacuruje, cyangwa waba wari mu modoka ayo wakoreye, aho kugira ngo njye wishuri ukayangaruriza. Nikuto byabaga bimeze. Hano ubwo mwabonaga mbyina njyewe,
hari Imana yambwiye ngo wabaye igihe kinini uri mu bubata, ujya muri buwate amafaranga ukayamariramo, kandi y'amafaranga wangirije. Shaka kugira ngo muri wowe wongere ugire ibyishimo, utazongera kubabara ukundi, ahubwo uzabwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi wahinduke, kubera Imana yagize gute hari icyo yakoze kuri wowe. Niyo mpamvu mwabonye yagize gute mbyina cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu mwana w'umukobwa mwabonye arimo arahanura, muzamube hafi cyane. Njyewe nkiri mutoya nasengeraga mu badezami ntarasanga famiye yanjye Nyagatare. Musiramu nabigezemo ngeze Nyagatare ngo nari ngumaze imyaka 21. Mu badezami njyewe nkirimo nkiri umwana, njye nagiraga gute niyo bambwiraga ngo umuntu ararwaye nkamugeraho, naramusengeraga ku kanya mu izina rya Yesu akagira gute agakira. Shayitani rero urumva yuko nanjye yagize gute ntabwo yabyishimiye. Noneho kugira ngo nze gutambikira njye kure yaho, hari ibintu byitwa mani, amafaranga. Icyo gihe abasore b'icyo gihe batindaga abakobwa, ntabwo ari ubu babaye shuwa. Noneho njyewe barambwira se ko turi kubona wowe uganira n'abantu batandukanye, wajya ufata amafaranga ukatubwira umukobwa. Umuntu nahereye ubwa mbere yanumye umukobwa, ndabahuza aramutwara, n'ubu bari kumwe, cyokora ama 1000 cyonyine. Ndavuga ni business, bikomeza gutyo. Nyuma yaho nsanze famiye yanjye, nibwo nagiye muki by'amabuye y'agaciro. Buriya icyo bita diyama naguha pirate yayo n'umuzungu yayipima akabona amabuye mazima. Kubera iki? Kubera bya bintu twari twaragiyemo, byaba diyama yaba zahabu, ibyo byose twari tuzi kugira gute kubipirate. Habe gushobora nakuna kugerayo, ariko hari ikintu Imana ishaka kuzakora kuri njyewe nabonye, kandi mu nzozi yanyeretse. Ndababwiriza ukuri, njyewe none reka mubwire, nabanye n'abagore ntazi, ryamana n'indaya ntazi, haba mu mabuwate na hehe, wenda n'amagini yari arimo sinahabimenya. Kakadirake kugira ngo umenye ko umuntu ari indaya, wanywaga itabi wakongeza ku itama ye, wabona ntabwo anyeganyeze, ugahita ukata umuziki ukajya ahandi, ukamenya ko itari igini muri kumwe. Ariko abatabizi bo barajyanaga bagahura n'ibindi bibazo. Twanyuze muri byinshi bigize gute bitandukanye, ariko kubera Imana, kubera uyu mugabo Imana yahinduriye amateka, uyu munsi ni hano Imana ishatse ko amateka y'ubuzima bwanjye agira gute ahindukira. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Icyo Imana ishaka ni ukugira ngo guhera kuri iyi tariki ya none tuba abantu bafatanya n'uyu pastor, ahari hose tuzahagere dufatanyije, dutanga umusaruro mwiza. Abaduhungaga cyangwa ibyo twangirizaga, twubake ibintu byinshi kuruta gusenya ibintu byinshi. Bavandimwe bakristo, dufatanyije urugendo, twahungabanije imitima y'abantu benshi, ariko twifuza kubaka imitima y'abantu benshi. Uko niko kuri. Muri gereza hari abantu bifuza kugira gute kuba bakwakira ku gakiza, ariko kubera umubabaro baba barimo ntabwo babigeraho. Hari igihe nigeze gushaka gutoroka, uwo nari nkurikiye bahise bamurasira imbere yanjye gakeya. Muri gereza ya Rubavu yayindi bamubwiraga bakundaga kwica abantu kenshi. Hano niho narindi namaze imyaka 7 Musanze, mpamara imyaka 3. Ndongera nsubira aho bita mu Ishato njya kuryama, kubera ko icyo gihe impamvu nanjye nari nshaka kubacika, nahoraga mbabwira ngo mwanyegereje umuryango nkagira urwamagana. Kugira urwamagana bikagira gute bikanga, tereka mfata icyemezo noneho.
hari umugore ukora mu nza muri RCS noneho yigeze kuhagera asanga narananutse cyane, twari duturanye yitwa Mbabazi no ku Bukonyi duturanye. Baravuga se byagenze gute? Abayobozi bari batunganya icyo gihe bashakira akazi nanjye ko kuba nibura abandi, ariko kwari ukugira ngo ubuzima bwanjye buzakomeze. Gusa umwanya mutoya navuga bikagera nk'ejo, kubera ko turi kumwe tuzategura umwanya muremure tuvugane bihagije, haba no kuri YouTube bijyeho, tubwiriza amahanga yose agira gute abimenye kandi amenye ko twagize gute ko twahindutse. Ntabwo nifuza kuzasubira mu bibi, hari icyo Imana yambwiye. Hari ijambo yavuze ngo abantu ibihumbi n'ibihumbi bazagwa imbere yawe birebesha amaso, ntibizakugeraho. Icyo gihe hari abantu bari bamaze guterana ibyuma ndi kubabona, abandi babakubita babica, ariko nkabona nta n'umuntu ujyanye mu kashi. Iryo jambo sinzi ahantu riri, ariko riri muri Bayibuli, kandi Imana ikavuga ngo ibuka aho nagukuye. Kuba yarankuye hari ahantu ntayishimiye, naba ndi umunyamahoro, ariko muhigura nibyo byiza kugira gute kuruta kudashimira. Niyo mpamvu Imana igira gute ikura ibuzimu ikakuzana hehe ibumuntu. Tuzaba abavugabutumwa beza kandi bazagira gute bazatanga iki umusaruro. Hari byinshi Imana yanyeretse muri ino minsi. Uziko mperutse kugera Kampala, indaya iyi yakuyeho, kubera ko biriya tutari twakabivuyemo icyo gihe, ngewe nabivuyemo nyuma y'ikiganiro n'umushumba. Ariko iyo ndaya yarambwira ati ngewe twaravuganye namubwira ngo ngewe ndi hafi kuva muri iyi mirimo mibi, iyi mirimo idafite inyungu. Arambwira ati se urabizi ngewe ati iwacu ni abapasita, n'inomero ye nayifite gora muri telefone. Iwacu ni abapasita ariko narabananiye, atari ko mbonye umuntu wankura muri biriya nanjye, ati nabisohokamo. Ndavuga nti se none burahari indaya zifite ibitekerezo byo kuba zava mu buraya? Arambwira ati barahari ariko kubisohoka ariko nibyo binanirana. Ati buriya mpawe wanyuze mu bintu bitandukanye, niwe waza ukabwira abantu mu matawuni bakemera kandi bakagira gute bakabivamo. So example basema bo barabizi. Iraruguru nige wubatse inzu nziza yo mu mafaranga yo kwa Shayitwani, nta n'akavungurukira wabona, uburyo yagiyemo ntabwo wabimenya. Turaciriritse ariko nshaka kugenda mu by'Imana, nibyo bifite umumaro gusumba ibindi byose. Sawa rero murakoze kandi twashimiye kuba mwatwakiriye, tukanashimira na mushumba uyu twabanye igihe kinini, turaziranye kuva mu muganga kugeza na n'uyu munsi. Ubu rero kugeza aka kanya mwamumera amashyi menshi y'umuntu. Niwe utumye mwiruka, Imana ibahe umugisha. Reka kiri hano, reka dukomere Imana amashyi. None pasiteri aze hano afashe intego yo gukorera Kristo, kuko ibyo yabayemo ni byinshi, kuko mwese muramuzi. Mu bajyaga kumufata ndimo dushinzwe umutekano zire barabizi, twamugeraho akabitsoka tukiruka. Ibyo yavuze nibyo, cyangwa akaja mu nzu turi kureba agafunga, twe tukakwinjiramo tukamubura kandi ari mu nzu, twavamo akongera agakingura. Nk'uko abivuga niwe muntu wagize amafaranga menshi. Ngiye mu bantu yahaye n'iyo diyama, ndahari imbere gishinzwe umutekano. Niyo diyama murangira n'abakiriye, yakoraga amazahabu, yagiraga ate, mwarahuraga, yagukoragaho uri umukobwa, uko wabuza kose ugahita umukurikira. Yazanaga abakobwa b'abazungu, iyo ruguru twabonaga abakobwa b'abazungu bwa mbere ku ishamba bamukurikira ari akangari. Rero urumva ni izindi mbaraga yari afite. Rero kuba acitse izo mbaraga, mureke dukomere Imana amashyi. Ku ishamba niwe muntu tuzi wambaraga neza. Nge nabanye nawe ndamuzi, igihe navaga no mu kazi twarabanaga, ntiyaburaga amafaranga, yakugeragaho yagukoraho, aho kugira ngo ugire uta amafaranga ufite Yesu ukayamuha.
barabizi, aba mwese muramuzi, azamuka ruguririye ari umuyisilamu kuko abivuga ne wubatse inzu agira abakozi, wakirwa abakozi benshi, ariko iyo nzu ugiye kureba ntiwanayihasanga. Rero Imana ikorera mu gihe cyayo, kandi uhereye aka kanya noneho wature Satani, ntabwo ukiri umuyisilamu, wature Satani, uvuge ngo ni Satani kwa kundi ari kuvuga ngo yitwa iki, wemere ko Yesu ashoboye, afite imbaraga, umwamamaze, tumwamamaze, dufatanye nge nawe, ubwiriza amahanga yose, uvuge iyo yagukuye, ibyo wakoze. Uyu munsi rero niho yakandagira, niho yavuga Yesu muri tugiye kumusengera nk'umuntu twakiriye muri Kristo Yesu. Tugiye kumusengera nk'umuntu utandukanye n'izindi mbaraga, ugiye kwamamaza ubwami bw'Imana mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, agiye kuvuga ubutumwa, agiye kwamamaza Yesu Kristo umwami n'iki n'umukiza. Agiye gupfukama tumusengera. Ndamagara Deni, haguruka. Akantu keza ntacyo napfukamo, ntacyo, nta kibazo. Ndaguha isabune yo gufura kuko nabize uvuye muri gereza nta mafaranga ufite, ibyo gufura ndabiguha. Reka dusabe ya timu bamwe barangije ishuri hariya, bazi abarangije batakiri abanyeshuri, baze bazenguruke hano. Reka duhamagara abahanuzi bari muno munsi, muzi ko ari umuhanuzi, muze dushaka umusengera. Madamu mwari muvayo, ushaka umusengero uhereye aka kanya muvuga ubutumwa mw'iri torero, twicarane ne Tanzania tuvugane ubutumwa, uhereye aka kanya za mbaraga mbi zizongera kugira ububasha. Turambura ibiganza dusenge. Mana ishobora byose, data mwiza, uri Imana ihamagara, mugaragu wawe acitse imbaraga za Satani, atandukanye n'ibyaha n'ibisa nacyo. Uhereye aka kanya twirukanye imyuka mibi, abadayimoni bamukoreshaga, amasezerano yagiranye na Satani tuyatandukanyije n'ubuzima bwe. Uhereye aka kanya turatwika imbaraga mbi, turamwaka Satani, turamwaka abadayimoni. Satani turakwirukana. Uhereye aka kanya umutima we wemeye amaraso ya Yesu, yatura amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu amubature, amaraso ya Yesu ahindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uhereye aka kanya, uhereye isaha, imbaraga z'Imana ziboneke kuri we, ziboneke. Yakize ingoyi, yakize ingoyi. Umudayimoni w'ubusambanyi ndamwirukana, umudayimoni w'ubusambanyi ndamwirukana, umudayimoni w'ubusinzi ndamwirukana, umudayimoni w'amarari ndamwirukana. Uhereye aka kanya turambuye ibiganza, turi abakozi bawe, twatuye imbaraga za Mwuka Wera zigire muri we. Uyagiye kukwamamaza, akuvuga ubutumwa bw'iki gihugu cy'u Rwanda, yamamaze kuri Kristo. Tanzania yamamaze, muri Kenya yamamaze, Uganda yamamaze, East Africa yamamaze, Afrika yacu yamamaze, i Burayi bamumenye, Amerika bamumenye, Canada bamumenye, Australia bamumenye, Asia bamumenye. Reteke bosanse. Mufate amaboko yenu yazamure, mufate amaboko yenu yazamure, mufate amaboko yenu yazamure. Uhereye aka kanya maboko yawe afashwa n'imbaraga z'Imana, yarafashwa n'imbaraga za Satani. Uhereye aka kanya Yesu ni ufasha amaboko yawe, Yesu ni ufasha amaboko yawe, Yesu ni ufasha amaboko. Teketea resha parata mosikia resha temoletan resha moto wa Yesu, moto wa Yesu. Muliro, 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 moto, moto, moto. Achia, 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 achia. Damu ya Yesu shuka, damu ya Yesu shuka. Unakosa Yesu. Asante Yesu, asante kumesikia maombi.
Sante kumesikia sauti yetu. Sante Baba, urakoze Mana, urakoze kubikoze. Uhereye aka kanya umugaragu wawe abayicare mwigisha agiye kukuvuga, agiye kukwamamaza. Ufate ku birenge bye, birenge bye bigiye kwamamaza inkuru nziza. Ufate kwa ayo maguru mwe muri inyuma, ufate kwa ayo maguru, fata ku maguru ye, agiye kwamamaza inkuru nziza. Yamamaje imbaraga mbi, agiye kwamamaza Yesu. Reta, 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 soka, 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 nguvu za giza katika jina la Yesu. Soka, soka, achia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Urakoze Yesu, natokesha mapepo katika jina la Yesu. Urakoze Mana w'abami, cyubahiro kiganze ku mugaragu wawe. Uhereye aka kanya agahanga ke kanditswe mu rukundo rwa Yesu, agahanga ke kanditswe mu imbaraga z'Imana, yuzure Mwuka Wera, atanga ubuhamya bakizwa ari benshi. Ndamubona azenguruka hirya no hino mu bihugu bitandukanye, avuge ko Yesu ari umwami, avuge ko yamukuye. Urakoze kubikoze. Itorero ryose tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi ku mwami. Izina ry'Imana Nazareti. Umuhagurutse umuterure, vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, uhereye aka kanya, uhereye kano kanya ndakwemeye, ndakwemeye mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye, ndakwakiriye. ndakwakiriye. Vuga ngo Satani, Satani, vuga ngo Satani, Satani, witegwa kumva, vuga ngo Satani, Satani, uhereye aka kanya uhereye kano kanya ntandukanye nawe tandukanye nawe n'imbaraga zawe zose, n'imbaraga zawe zose sinzongera kuzigenderamo. sinzongera kuzigenderamo. Mbaye wa Yesu, Mbaye wa Yesu, mbaye wa Yesu, mbaye wa Yesu, uhereye aka kanya uhereye kano kanya mbaye wa Yesu. mbaye wa Yesu, Vuga ngo mbaye wa Yesu, mbaye wa Yesu, mbaye wa Yesu, mbaye wa Yesu. vuga ngo Yesu, Yesu, ndakwemeye ndakwemeye mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye, ndakwakiriye ndakwakiriye mu mutima wanjye. mu mutima wanjye. Ibyo nakoze byose, ibyo nakoze byose ntandukanye nabyo, ntandukanye nabyo, ntandukanye nabyo. ntandukanye nabyo. Mbaye wa Yesu, Mbaye wa Yesu, mbaye wa Yesu, mbaye wa Yesu, mvuye mu nzira y'umwijima, mvuye mu nzira y'umwijima, ngiye mu nzira y'umucyo. ngiye mu nzira y'umucyo. Uhereye aka kanya uhereye kano kanya nari nanditswe mu gitabo cyo kurimbuka, nari nanditswe mu gitabo cyo kurimbuka, ariko uyu mwanya ariko uyu mwanya ndagusabye Yesu, ndagusabye Yesu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye aka kanya uhereye kano kanya sinzagira isoni sinzagira isoni zo kuguhamya zo kuguhamya mu mpande zose. mu mpande zose. Ngiye kwamamaza urukundo rwawe. Ngiye kwamamaza urukundo Uhereye aka kanya uhereye kano kanya nanze icyaha nanze icyaha n'igisa nacyo. n'igisa nacyo. Vuga ngo Satani, Satani, nta cyiza ufite, nta cyiza ufite, amaboko yawe amaboko yawe n'amasezerano yawe n'amasezerano twari twarasezeranye twari twarasezeranye ararangiye. ararangiye. Dukomere Imana amashyi. Vuga ngo ararangiye, Ararangiye. ararangiye, ararangiye. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Vuga ngo ararangiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Wajya ufata mikrofone, vuga ngo Mwami Yesu, mpisemo aka kanya Sema aka kanya kuyoborwa n'Umwuka Wera. kuyoborwa n'Umwuka wawe wera. Vuga ngo urakoze Yesu, Urakoze Yesu, nari uwo gupfa, nari uwo gupfa urantabara. urantabara. Uyu munsi Uyu munsi ngiye kuguhamya kuri umwami, ngiye kuguhamya ko uri umwami, ngiye kwamamaza kuri umwami. ngiye kukwamamaza ko uri umwami. Vuga ngo amasezerano yose, Amasezerano yose n'indagano zose n'indagano zose nari mfitanye n'abadayimoni, nari mfitanye n'abadayimoni, izo zirarangiye. izo zirarangiye. Mbaye wa Yesu. Mbaye wa Yesu. Vuga ngo amen. Amen. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Abishimiye ko atandukanye n'amaboko ya Satani, akaba yinjiye kwa Yesu. Dukomere Imana amashyi. Ariko haleluya,
rusengero wayite wumvisha umeze ute? muri njyewe ndi kumva mbaye undi muntu wundi nubwo hari nari nabonye muri njyewe akababinya gatoya ariko Imana irambwira ngo n'ijwi ryambwiye ngo nutemera gufatira Bibiliya nzagusubizaho nagukuye. Ariko twakomera Imana amashyi cyane. Yari mw'ibisige kitari ifunditse nabonaga. Zana Bibiliya yangica yayindisha reba ko harimo impapuro yayindi akira. Haleluya! Bible yarishye. Fata uyishyire hejuru. Haleluya. Ihabwa Bibiliya nayiherewe muri gereza nk'uko abivuga nanjye ni nk'iyi nahawe. Ihabwa n'umuzungu bita Alien yavuye muri Amerika. Yavuze fataho dufataho turi babiri. Yavuze ijambo rikomera ngo iri jambo nuryubaha rizagutunga, rizakwambika, rizakugira mwiza kandi wari mubi. Kandi iri jambo nuryubaha rizakugeza aho utatekereje. Ndi mu bantu mwaka gace amaje kuzenguruka ibihugu bitari bikeye. Ndi mu bantu iri jambo nararyubashe rimaze kujyana mu ndege inshuro 12. Guhera aka kanya iri ni ijambo uzubaha rikakugira undi muntu utandukanye n'abantu bari bazi. Ntabwo nigutije ndayiguhaye burundu. Gabanya gato urahita ukubita mu kanya. Uyu munsi kugira ngo ushikame muri Yesu, kugira ngo umukomereho, naho ngo bakwemere 15. Nubona ruguru iriya biri kwanga kugira ngo dukore umurimo neza uze kwicumba mu rugo.
Matayo 7 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 7 baravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurira, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Mbese muri mwe hari umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri Imana irambuye ngo turekerane, nta kibazo ari mu jambo. Mumwicaze mumufate neza mumwicaze. Abandi magambo abavugabutumwa bakwicaje mu bavugabutumwa, bakwicaje mu bantu bagiye kwamamaza Kristo. Dukomere Yesu amashyi cyane. Iyo utagira ibintu ufata ariko ugafata ibintu wafashe gusa birahagije, kuko ni ubutumwa turusha kugira ngo bihindure abantu ku isi. Tuzamure Imana icyubahiro. Munyemere rero uyu mwanya Imana ikoze ibitangaza. Ni ukuri ko Imana ikoze iki? Reka twemerere